muraho neza abakurikiye ZI Plus 250 TV show. Turabasuhuje cyane. Twari tumaze iminsi tutari kumwe ngo tubahereze ibyo twari twarabasezeranije, ariko kuri ino nshuro tukaba tugarutse. Turi kumwe ahangaha n'abatumirwa bashyashya, ntabwo mwari mubamenyereye, ariko umwe muri bo byibura we mushobora kumumenya kubera gahunda zacu mwagiye mukurikirana. Muri rusange rero sinakizinga mu magambo ngo mvuge byinshi. Duhereye ibumoso, twatangira ikiganiro cyacu twibwira. ubisobanuye ko ibumoso ari ku mukara cyangwa ari ku cyatsi kibisi? Ibumoso ubwo bitewe n'aho yicaye araza kureba uri ibumoso ninde, ariko njyewe ni ibumoso yambaye ikoti ry'igitenge. cyangwa ni ni igitenge. Tubyoroshye naho nicaye utaburyo ikamvuge iby'ubumoso. Ni ukuvuga njye nitwa Team Z, ariko uzwi mu buryo bw'imyandikire ni Joseph Wihoreye. Yego. Ndi umunyamuryango ndetse n'umufatanyabikorwa wa ZI Plus TV show. Dufite na channel yindi ikorera kuri TikTok yitwa ZI Plus 250. Yego. Uragerageza kongera ijwi. Yego. Ngo bisobanuye ndi bunatangira ubushyashya. Oya, komeza nta kibazo. Yego, rero dufite na channel yindi yitwa ZI Plus 250 ikora kuri TikTok. Ni kimwe na ZI Plus 250 TV show ya YouTube. Yego. Ikindi ndi umwanditsi w'amafilime, amakinamico. Ukeneye imbwirwaruhame wandikira ZI Plus 250 TV show. Twabigukemurira, cyangwa ufite filime yawe yadindiye twayizamura, cyangwa ushaka gutangira inshyashya wambwira, agushakira inkuru nkayitegura neza nkayiyobora ikagenda neza. Okay, utarajya kure nacyo ibyo wenda turaba tubigarukaho mu kanya gatoya. Turi kumwe n'undi muvandimwe nawe yatwibwira. Turakwakiriye kuri ZI 250 Plus 250. Murakoze cyane. Yego. Nitwa RFB TV, niho nkunda gukorera akazi kanjye ka buri munsi. Umunsi nkaba nishimiye kuba twakifatanya. Ariko nyine ukiri aho RFB nyine ntabwo abantu bahita babyumva, nyine barumva nyine ko ari TV, ariko nyine mu magambo wasobanura ngo magambo arambuye. RFB ngo ni Rugwizangoga Faustin Be Kind. akaba ariyo mazina ubundi yawe yanjye kabisa nkoresha kuko nayahimbye. Okay, ubwo bagiye kuri iyo channel nabo bigoye muri description hasi turayandikaho, barebe nyine barebe, hariho ibintu byiza bakurikirane, ubundi bakomeze barye show nkuko ujye byandiko bivuga. Harya ngo nuko ryo buzima. Yego, tugarutse kuri Team Z. Wakomeje kutubwira udusobanurira nyine ku bijyanye n'uburyo ukoramo. Watubwira icyo uri kubona nyine ku bijyanye na Team Z, amagambo wandika, niba hari icyo abantu baza nyine hari inyungu nyine iri kuvamo ubu ngubu cyangwa ibihombo. Inyungu yo irahari. Yego. Ariko n'ibihombo nabyo barako bihari. Ntabwo bijya bibura byo. Ibihombo ntabwo barako bihari. Ariko ushyize ku munzani usanga inyungu ziba nyinshi, ibihombo bikaba bikeya. Ariko nanone ushyize mu nyurabwenge usanga iyo udahombye ukunguka. Ntabwo waba wungutse. Yego. Kuko nizera ko impamba buriya ya muntu ni ibizazane yahuye nabyo. Yego. Niba ntuye n'ikibazo kikansindagira hasi, ejo ndahita ntaruka ngere kure. Yego. Umuntu ni nk'akadenesi, ntabwo ari icyondo. Niyo mpamvu mvuga nti Team Z. Yego. From zero to end, nicyo bisobanuye Team Z. Uri kuri zero ariko kugeza ku iherezo. Yego. Ubwo ntabwo wagera ku iherezo ukiri kuri zero. Oya, ntabwo byakunda. Aho niho rero hari aho uba wazamukiye bikaba bibi,
gato iyo ubonye tumbagiye nk'itenesi kugeza aho birangirira ntabwo wahomba iyo uhombye ni amahirwe yo kunguka. Okay, ntacyo ibyo nta kubwenge ndagakunze kabisa. wagakunda urabona ko ari smart kabisa kira kabisa kuri zero havuyemo ikintu none ariko hagati aho ngaho ntabwo ari ibyo dukora gusa, amafilime, amakinamico, twandika n'urwenya. Urwenya turaruvuga gutya tukarutera abantu bagaseka as comedian, as stand up comedy, ariko tunandika na comedy, acting comedy. Ukeneye comedy yanditse turayigutegura neza irangire, ujye uzareba ya comedy azavuga ati bya cyo bikoresha umuntu umuhanga. Ahubwo mutwandikire muvuge muti dukeneye ubu bwoko, wakwandika kuri Zai+250 kuri TikTok, Zai+250 kuri YouTube, Gateranyaho TV show, bihita bihura. Aho wakwandika hose duhita tukubona, tukakubaza ibyo ukeneye bimeze gute, mu gihe kingana gute, ese bizamara igihe kingana iki. Ntabwo bigoye. Oya, nibageho bakurikire, mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu nyine bikomeze bitera imbere, namwe mukomeze mubone Yesu. Okay, twakomeze kwa Faustin kuri RFB TV. Umusaruro uri kugenda ubona kuri TV yawe, kuri kugenda ukora, abantu bari gukunda ibyo ukora, ni gake gake ariko bizaza. Ni iki rero duteguriye mu gihe kizaza? Mu gihe kiri imbere ni gutegura hari project ya kwirinda ibishuko hano hanze, urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'urwo hanze y'igihugu cy'u Rwanda usanga bama bishora mu biyobyabwenge, ibikorwa bidakwiye. Mpamvu nahise nzana iyo projet izabafasha. Tumaze kujya kuri episode ya 4, muri kino cyumweru tugiye kuri episode ya 5, numva ko bizabura. Gusa ariko dukorana n'udushort video dutoya dutuma abantu nyine bishima. Bisobanuye ko ntangire mwenyere nk'umuntu ugiye kurya. Ahubwo twariye nyine nka babandi nyine ati dore umuzungu kuruhu. Ahubwo tayari na twariye, ahubwo bafana congratulations. Oya, dukomeza tubashimira, ni byinshi bari kugenda bakora n'urukundo bari kutugaragariza. Nibakomeza barutugaragarize, natwe tuzabereka urundi rukundo rurenze cyane kabisa mu minsi iri imbere. Ubu rero nyine ni byinshi kuri channel ya RFB TV, ni umufatanyabikorwa wacu, nuko twari twamutumiye mu kiganiro aze nyine tuganire, atugezeho nawe uko ibintu bimeze muri ino minsi, ariko ndakeka nyine nta kibazo kibirimo. Yego, niba hari ikindi nanone arakandi kantu, ntabwo Team Z bigarukira kwandika bya show kuri YouTube ndetse no gutegura ceremony runaka. Oya, buriya Team Z n'ubundi usanga ni abasubscriber, abafana b'inshuti z'abasubscriber bacu. Yego, iyo byose biteranyije rero nibyo usanga byabaye Team Z. Team Z ni ikintu kinini cyane. Ari naho hagiye hakavamo icyitwa Open Miners +250. Iyo ikora kuri video challenge zijyanye no kubyina, ariko kubyina bijyanye na comedy n'ubundi. Comedy no kuvuga no gukora comedy ijyanye n'imibyinire, uburyo imbyino iteguye nibyo, nta n'ikintu wahindura. Ariko nk'umuntu utegura video akanaziyobora, hari ikindi kintu abatekereza kuri ya video yabonye. Aho niyo video challenge zirareba. yego. Ubwo rero na Open Miners 250 niho yaturutse. Yego, nayo iri mu muryango wa Team Z. Mbako Team Z ntago ari akantu gato. urumva ni team nini cyane. Kuri description bazajya babibona, ku ma video yacu bazajya babibona. Team Z ni ikintu kinini,
gusa nanone wenda ikindi nakubaza nk'abantu bashatse nko kutujoyininga kuba bakihuza natwe nyine muri iyo timu yacu, niba bahawe ikaze cyangwa wenda niba bitaraza neza mu bijyanye n'imikorere. Kuba bakihuza natwe, umuntu ashobora kuba abonye ino video avuga ati ariko burya nanjye mfite impano, iyo timu nshobora kuba nayijyamo, ugasanga afite nk'impano yo kuba yakatinga, kuba yakandika, urumva timu nyine irimo ibintu byinshi, sibyo? Niba nyine yaba kwinjira nyine muri timu, niba byakunda cyangwa hari ubundi buryo yakoresha kugira ngo ayinjiremo. Kugera ubu birashoboka cyane kujoininga group, ariko ntabwo buriya hari akantu abantu badakunze kwitaho. Nta muntu n'umwe ufata umwanzuro wo kuzamura umuntu ataramenye niba ashaka kuzamura. Yego. Niba wumva nk'umwanditsi, hari inzira abanditsi babamo, hari ubuzima bw'abanditsi. Yego. Ugomba kwirefera kuri wa banditsi, wa mwanditsi uri kwireferaho ukakora uko ushoboye, mbega ugakora nk'ibyo akora, ariko ugatekereza kure kumurusha. Nibo bwa buhanga bwawe buzagaragarira. Muri Team Z ntabwo twigisha abantu kwandika, ahubwo dufasha abantu kunonosora ibyo banditse. Nibyo inama ukeneye ujya ku mbuga nkoranyambaga zacu ukandika, ukavuga dukeneye inama, bikorwa gute, ko tugenda tukugira inama tukabona, ukatwereka n'ibyo wakoze, niho dufata wa mwanzuro wo kuvuga ngo karibu muri Team Z. Ariko uza muri Team Z ari uko n'ubundi hari ikintu kirenze uzanye. Niba uje uri umukinnyi wa filime cyangwa se umuyobozi wazo, ukaza uziyobora nk'uko tuziyobora, Team Z ntabwo izaba yakoze, izabigumye nyine uko imeze. Ariko nuza utekereza birenze uko abahari batekereza, ndetse mbega ukarenzaho gato cyangwa se cyane, Team Z izahita izaba. Niho hajya havukamo izo cano, havukamo abandi bafatanyabikorwa, muzageramo wabona mu minsi mikeya hari akantu keza cyane tugiye kubatunguza, abandi bukavugaho cyane. Gusa ndakeka ko na wa muntu wari waranze kwikanga ahari arimo aratenguye, uravuga ati iki kintu kigiye kuzana igiki, uraza kurana bashwanyuza, ntabwo ari uguseka. Bumva ni make abafana barahishe, bashonje bahishe. Ntabwo bashonje bahishe, ahubwo biteguye nabo ubwabo, biga banatunguwe mbere, ubwabo baratunguwe. Reka buriya ntabwo gushinga ikintu gikomeye gutya biba byoroshye, ngo kugira ngo umene winjire uhita ufata ako kanya uruhande, ariko uko ubonye umuntu usaturutse ngo yamaze kwikanga, mbega yatunguwe. Ahubwo igisigaye ni ukuvuga ati cyabikoze cyo akavivura. Kuvivura rero bisobanuye kwaguka. Kwaguka rero ni wa muntu ubone ya video hano agahita yandika ati nkeneye filime 8 muri iki cyumweru. Ubwo bisobanuye yuko nanjye ndamutse nshaka gukora kurusha nagusanga nakubwiye ngo ntangiye kumwenyura. Urumva nawe kuko uri umufatanyabikorwa, ibyo byo birumvikana. Ahubwo twanakwakiriye cyane, urakaza neza kuri ZI250 kabisa. Ubu igihari nuko ahubwo tugiye kunyabana bariye, ahubwo iyo filime ntabwo ari utuntu ubona harimo utuntu tw'uduhanga, utuntu tutameze neza, cyangwa se binameze neza uca kwimera neza cyane kurushaho. Turavugurura tugatangiza ndetse tukanagitanga inama. Nuko bimeze. Ntacyo, ibyo ngibyo ni byiza cyane. Kuba ZI250 nyine urumva dufite intego tugiye kugenderaho. Aba n'abafatanyabikorwa, hari n'abandi bazagenda baza mu gihe kiri imbere.
nawe uri kureba video none aha ngaha ushobora kuba nanone gatoya reka ngire ikindi kintu mvugaho. hari Team Z, hari channel turi gukorana nayo yitwa JJ Comedian GC Films, nayo ikora ibijyanye na komedi ariko n'amafilime asanzwe. Bajyaho bagakurikira bakareba ese ba bantu kuko ibyo bakora birahura. Harimo yitwa Umuzamu wa Kasamutwe, isukura mu ndege iminsi 40 y'umujura, n'izindi n'indi cyane aba prefera kujya kureba. Iyo umukobwa w'isugi akundanye n'umuhungu, nawe nyine shyira muri logique. Ese ni comedy cyane filime. naguciye mu ijambo nshaka naranyarutseho nubwo yatabitinzeho cyane ariko narebyeho nta musore kabisa. urabona ko nyine bya bindi Team Z yaba bapanga bakagenda bagahereza nyine babifuje kuba bakorana natwe, hari inyungu nyine ari kubikuramo, nawe ubona ko ibyo bari gukina ari seri bitandukanye n'ibya mbere. Yego, kuko nawe nyine wenda yabitwibwirira cyangwa nanone wenda yaba ari ukwinjirira cano wenda y'abandi ntabwo byakunda kuvuga ngo wajya kuvuga ngo wabasanze gutya na gutya ngo byahindutse gutya na gutya. Ibintu bifuje kuba bakorana natwe ubwo bazakomeza n'undi bakorane natwe, n'abandi bari kutureba nabo turaza kwandika muri description uburyo batubonamo, noneho izo mbuga nkoranyambaga zaba nimero za telefone babashe nyine kuba batwandikira, noneho tubaha ibintu byiza mu gihe babyifuza kandi bazabyishimira ndabizi. N'ubundi ntabwo biba ari byiza kuvuga cyane winjirire ikigo muri gukorana, gusa ni nk'ikimenyetso turi kubahereza ko ibyo turi kuvuga ntabwo ari amagambo dufite. Abo niho twakoze, weho wanajyayo ukareba ese imbere yaho na nyuma bimeze wenda ntuzutange comment wahangaha, ahubwo ukaza ukavuga uti reka nkorane n'abanga bitewe n'ukuntu mbibona. Dutegura filime zikomeza na season, tugategura filime zirangira short movies nka comedy cyangwa se filime isanzwe y'inyigisho zisanzwe mu buzima busanzwe. Ariko by'umwihariko niba uzi gukunda philosophy ni incabwenge, ngo philosophy ni incabwenge, niba uzi gukunda philosophy ndetse n'imigani bega amagambo azimije amagambo ushaka gukurikira. Ubundi ntabwo nanone ugiye kubivuga nanone byose ubahaye ukuri kw'ibyo ugiye gukora, nabo bashobora kuba bakora ibirenze. Twebwe reka ibyo byo gusobanura uko bazajya babona video nabo ubwabo, kubera urukundo bazajya babibonanye no kuyireba gutyo bazajya nabo basesengura. Reka mvuge Kavuara ku cyumweru. Yavuara cyangwa se nanjye kuvuga ngo Madame Jamila Tete. Ko ntabwo kaba ari ngombwa, gusa icyo navuga ngo turandika ahubwo iyo cana mujye muyisure murebe, tanga amakomenti, mushyira n'ibitekerezo. Cana ifite imbaraga cyane, irakora, iranazamuka cyane umunsi ku munsi. Gusa icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ntabwo ari amagambo turavura, ahubwo namwe mujye muri description mufate nimero cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga twari twabibabwiye, mwakwandikira Fabrizi kuri Facebook, TikTok Fabrizi, nawe mwamwandikira Instagram cyangwa se mukandika kuri YouTube kuri ZI Plus TV Show, kamwanandika kuri TikTok nanone ZI Plus 250, cyangwa se ukandikira Joseph Wihoreye kuri Facebook na Instagram birashoboka. Ariko tutibagiwe n'umuvandimwe nawe n'imbuga nawe arimo arazamuka, Facebook na Twitter. Nacyo natubwire nawe uburyo X niba yikoresha nawe bose bagiye Foster Rwizangoga kuri X na Facebook na Instagram byose nukwemeza, cyangwa se kuri RFB TV no kuri ari nkukize ikigo gishinzwe iperereza.
kabwenge ariko ntabwo nzi icyo kigo nari nkugize ni icyahe. Nyamuneka bantu mudukurikiye ni perezida na Gonzalo Ribera iyo leta niyo ari yahe. Bakomeza katubwira vangu ahantu njye mwambona kuri Instagram ni Faustin Rugwizangoga, no kuri Twitter ni Faustin Rugwizangoga, kuri Facebook ni Faustin Rugwizangoga, kuri TikTok ni Faustin Rugwizangoga. Uretse kuri YouTube yararebye bona ebana hari abandi bitirana ariko nayo ni iryo zina twahinye ntaho na ese nuburamuko ukunda agira umukobwa witwa Keza waba uzanyita ngo ni Keza Fira. oya iyo project ya YouTube ariko nyine cyangwa byaje muna Keza wahinda bitewe n'urukundo ndamukunda tuntu twiza twose turagenda ubona hacyo. Yego, ubwo rero nacyo mwakoze kwitabira ubutumire bwanjye. Ni byiza ndabyishimiye cyane kandi nyine ndishimye kuba nabakiriye kuri ZI Plus 350 TV show. Abantu mugiyeho bakore subscribe. Ubwo rero ikiganiro cyacu ndakeka twagicumbikira hano. Mu gihe kizaza Imana nibishaka tuzakora ikindi. Ariko ubwo bishobora no kuzaba bimeze neza kurushaho noneho ngubu turi gushimira n'abagiye nyine badutera inkunga ya mu buryo bugaragara bwo gukora subscribe, hari n'ubwo amasengesho ubw'inkunga no kutubwira ngo dufite inkuru dukeneye kuvugurura cyangwa se dufite inkuru turashaka ko mudukorera inkuru. Erega ntago ari ngombwa ko umuntu avuga ngo mufite iyihe nkuru ushaka kuba wiyumvamo akantu runaka ngo reka nkategure avuga ati siko nta gitekerezo mfite. Avuga uti ngende ndashaka gutegura kuri ibi bintu kuri iyi topic bijye muri ubu buryo mwebwe nka Team Z ubuhanga bwanyu turabukeneye. Ukagira n'igihe ukavuga uti iki gihe bigomba kuba byarangiye turari kugira ngo tubikore. Ikindi cya nyuma navuga mujye kuri JJ Comedian murebe video ziriho subscribing, sharing, na commenting. Yega nabo ni bura ni Team Z kurundi ruhande. Nabo ugiye kurundi ruhande ugiye ukabakorera nk'ibyo ugiye kudukorera aka kanya bisobanuye ko Team Z urayago. Uri bukomeze kubona ngo this video writer and direct Joseph Ihoreye bisobanuye Team Z. Niko bisobanuye. Yego, ubwo rero tunabashimira rero ibindi nacyo muri description turandikamo noneho yego kuri pinning hasi tuyibagezeho nabo bayikurikire nabo bayiteze imbere kuko nabo barimo barakora ibintu byiza kuko nabo urumva bari kuri team yacu ya Z ku rundi ruhande. Ubwo rero bashimira mwakoze cyane. Nawe wakoze cyane kumuza n'uyu mugabo yari umukozi arakora njye naramushimye kuko nifuza kuba wamuza nawe ushimye ko rwose umuje nawe kandi nawe rwose uzakomeza dufatanye abafana bacu. Yego high five ku bwa Team Z. Murakoze cyane rero Imana ibaha umugisha ubona aho gutaha.